turavuga ngo gushyingura bisigaye bihenze. Reka mbabwire ko bidakwiriye guhenda. Ndumva twageze mu furu, twageze mu nkwi n'iki, ntibikwiriye kuba kuriya. Dufite technology incinerator, baragushyira mu incinerator mu minota 2 akavuka araturuka hariya uragiye. Ntabwo bihenda, birahendutse. Tugomba banyakubaho nkasaba yuko ahubwo dukwiriye kuba abambere mu gutinyura abanyarwanda. Usigaye ubona some institutions, birababaje. Some institutions, ejo bundi ahantu twagiye Rusororo, mbona ahantu ni hariya se nubwo tugiye epfo mu Kabande, hari ahantu ruguru ko ndeba ari heza kuki tudahamba hari ngo hari na institution y'abantu abangaba bahariza bingi ababo. Hakwiriye kuba haterwa ibigori, hakwiriye kuba hari ibintu hari hakwiriye kuba hari productive, ngo hari reserved aba bantu. Ntawe ukwiriye kujya kuri reserving umwanya ungana kuriya, ukwiriye kuba uri productive, tugatinyuka tukava muri izi mentality. Ntabwo waba ugiye kandi niba ugiye ngo unahende, ne contradiction. So mureke dutinyuke banyakubahwa nk'ahandi hirya no hino. Ntabwo ari ibya abantu bamwe baturutse twigira no mu bandi. Iyo ugiye hirya no hino imico hari ukuntu yagira amaginga, ubonye ibintu byiza dukwiriye nabyo kubyadoptinga no kugera gukoresha nka incinerator. Ari byo bavuga ngo no gutwika, bavuga gutwika ukumva ni ibintu biteye ubwoba. It's lovely. Ndasaba yuko muzagira mu byo muzigaho mureba, muzanasure funeral homes, muti turenda kwiga ku funeral homes, model ya funeral homes. Na ahantu heza cyane basomeramo misa, abasilamu bajyayo, abagatolika bajyayo, abadiventisti bajyayo, indians bajyayo. Haba hari so lovely. Tukagira iyo community y'aho abantu basezera kuba. Ibi by'amasanduka pakiranya yego nabyo ne solution, ariko preferably twakwiriye kujya twincinerating abacu. Birahendutse, bitwara ahantu hatoya, ariko mu mitwe twebwe bacu muco yacu turacyahambiriye, turaglorifying, turatinya urupfu ne process yo kubaho. So tubanze natwe kandi tuzajye tuvuga ibyo dushaka bazadukorera, baje abo twicarana. Ariko wowe ushaka ngo bizagende bazagutwike cyangwa uziko tukirigira ibanga, turatinya. Ni ikintu kidadiscuss, kandi twese tuzapfa. Mwumve yo contradiction, twese tuzapfa. Tubitinyuke tuvuga uko tubishaka, ntituzajye tunaba umugogoro mu gutekereza kubo dusize inyuma. Ndumva kitaba ari cyo nk'abantu bemera yuko umuntu upfuye abadapfuye ahubwo abasinziriye, abategereje igihe Kristo azagarukira, hanyuma abapfuye muri we bose bakazuka. Ndagahinda karanyishe ndonda nabona uwanjye bamutwika, ni nko kumushinyagurira. Umuntu yapfuye ngo abazongera akazuka, nta handi wamushyinguye n'abusizi bakajya kumwibuka. Noneho umuntu uramutwitse, si ugushinyagurira umurambo se, jya kumwibuka ukajya kuteraho ijisho ukumva agatima kagiye hamwe. Ariko biriya bintu byo gutwika, uzazi wanjye ujya munsi y'igitanda ujya kwibuka ryavu. Mana yanjye, reka mbabwire, mwikuraho umuco. Reka twe gukuraho umuco, ahubwo umuco tuwusigasire. Gutwika ni ugutwika nyine. Reka ibyo bintu ntaho ndabibona. Amahano gusa byaba ari ibindi. Gutwika umuntu rwose, umuntu ukabona umuntu umutwika, umuntu wawe ukamutwika, reba yamara gushya ukataha. Ni ibintu bizima koko, uri umuntu w'umugabo. Ubundi umuntu aba ari umuntu ariho ndetse ataranavuka, ariho n'igihe yapfuye. Niyo mpamvu habaho gushyingura umuntu mu cyubahiro, nubwo umwuka we, roho ye iba yagiye, ariko uriya mubiri uba ugomba guhabwa agaciro, kandi ukomeza kugira ubutumwa utanga nubwo aba yapfuye. Rero niyo mpamvu usanga no muri Bibiliya henshi uzasanga nk'abantu bagiye muri Egiputa, igihe cyo gutaha bava muri Egiputa n'imirambo yabo barayijyanaga. Bivuga rero ngo ntabwo biba birangiye nyakurangira. Padiri Apoloni yabisobanuye neza ibijyanye na purgatori. Icyo nagaruka kandi nshimangira mbihuza
n'ikiganiro cya Nyiricyubahiro Karidinali ni uko ubuzima Imana yaduhaye bufite agaciro gakomeye cyane kandi budakurwaho n'urupfu. Icyubahiro n'urukundo dufitiye abacu bitabye Imana kigomba kugaragara mu buryo dufata neza amarimbi. Ubwo rero tukaba rwose twumva abakristu bakwiye kongera imbaraga mu bijyanye no gufasha kwita ku marimbi, kuyafata neza, none inzego zikagira uruhare kugira ngo amarimbi kuko afatwe neza, bityo icyubahiro tugomba abacu bapfuye tukigaragaze. Ibyo navuze haruguru byerekeranye n'icyubahiro abemera Kristo dufitiye ubuzima, twaba tuzi ko n'urupfu rudakuraho byose, ahubwo ari ubundi buzima butangiye. Bijyanye rero no gushyingura byo biterwa n'imyumvire y'abantu n'imico, ariko Kiliziya ntabwo irwanya ibyerekeranye no gutwika, kuko hari naho biba bitewe n'imyumvire y'abantu, urwego rw'imyumvire bagezeho cyangwa se n'umuco wabo. Icyo yanga ni igihe umuntu yabikora arwanya, mbese nk'ubuhakanyi, nko kwerekana kubihitamo, nko kwerekana ko ubuzima budafite agaciro, ko nyuma y'ubuzima nta bundi buzima. Icyo gihe rero aba ari ubuhakanyi, ariko ubikoze nk'uburyo gusa bwo k'umuntu witabye Imana noneho bakaba bamutwika, ubikoze bijyanye n'imyumvire n'imico we, nta kintu kirimo cy'ubuhakanyi kijyanye n'agaciro ubuzima k'ubuzima, agaciro Kiliziya ha ubuzima n'umuntu. Ubwo rero icyo gihe iyo bitajyanye n'ubuhakanyi nta kibazo, ariko iyo ari ikimenyetso cyo kuvuga ngo ubuzima nta gaciro, icyo gihe babivuguruza nyine inyigisho za Kiliziya ko ubuzima Imana yaduhaye bufite agaciro gakomeye cyane. Bipfa kuba bitabangamiye, bitabara ikimenyetso cy'ubuhakanyi ku bijyanye n'agaciro umuntu aha ubuzima. Ndabashuhuje cyane mu izina rya Yesu Kristo. Ku mazina yanjye ni Mama Dorine, nakirijwe mu itorero rya ADPR, ariko mba hanze. Nkunda kubivuga cyane, nakirijwe mu itorero rya ADPR, niho iwacu, niwo muryango wanjye. Abataririmo bari kuvuga uko bishakiye, abataririmo bari kubivuga uko babyumva, ariko twebwe ba nyiraryo, twebwe tuzi icyo Imana yavuze, twebwe tuzi icyo Imana iri kuvuga, twebwe turizi, twebwe dusobanukiwe na gahunda y'Imana ku itorero ryacu rya ADPR. Tugume mu murwa, haleluya, tugume mu murwa kandi dushira amanga, kandi dutinyuke rwose, kuko Imana idufiteho umugambi wayo, kandi Imana yacu ntihinduka, icyo yavuze iragikora byanze bikunze. Amen, amen. Yesu ashimwe. Uyu munsi rero reka mpite njya ku cyo Imana yashyize ku mutima wanjye. Uyu munsi icyo Imana yashyize ku mutima wanjye, namaze kubabwira yuko mba hanze, ntabwo mba mu gihugu. Nageze muri ibi bihugu byo hanze rero ngira icyitwa culture shock. Natewe ubwoba n'imico y'abantu bino mpasanze, ngira ubwoba, numva umutima urakutse. Umutima warakutse maze kumenya yuko abantu bajya batwika imirambo, umuntu akagira ibyago, umuntu akitaba Imana nk'uko tujya tubivuga mu rurimi rwacu, ariko noneho bakagerekaho no kumutwika. Ibyo byatumye nkuko umutima numva ngize ubwoba, kuko n'ubwa mbere nari mbyumvise n'amatwi yanjye, numva ngize ubwoba. Nagize ishyaka rero ryo gushaka kumenya icyo Bibiliya ibivugaho. Niyo mpamvu uyu munsi nicyo nje kubabwira, nicyo tugiye kuganiraho. Imana yabinshyize mu mutima ngo simbiceceke, ahubwo mbivuge. Ntabwo naceceka ibintu nk'ibi, numva ko ngomba kubivuga, tukabivugaho, tukabiganiraho, tukabyumva kimwe nk'abantu b'Imana dushaka kumenya icyo Imana ivuga. Reka tuganire rero. Turabisanga mu ijambo ry'Imana, turifashisha Bibiliya, ijambo ry'Imana, turareba icyo Imana yagennye. Gahunda y'Imana ni iyihe? Agomba kurangiza urugendo rwe muri iyi si gute? Tubanze dusenga Imana.
haleluya. Ndagushimye mwami, ndagushimye cyane Yesu Kristo ko wampfiriye ukanzukira ukampa agakiza ukamvana mu isayo y'ibyaha ukangira umwana wawe. Muri aka kanya ndagushimye kongeye kumpa nanone uyu mwanya ngo nganire n'itorero ryawe, kongeye kumpa uyu mwanya nanone data ngo mvugane n'abantu bawe baremye, twe kujya mu bujiji, twe kuba injiji, kuko ijambo ryawe riratubwira ngo abantu bawe bararimbuka kubera kutamenya, kubera kudasobanukirwa. Ushaka ko dusobanukirwa tukamenya, niyo mpamvu ubu duha kumenya no gusobanukirwa ijambo ryawe no kurigenderamo tuzi dusobanukiwe. Urakoze rero ko ugiye kudusobanurira, Mwuka Wera akaba ari udusobanurira, Mwuka Wera akaba ari utwigisha. Buri muntu wese Mana ugiye kumva iyi audio umwigishe umusobanurire. Urakoze kubyumvise byose, mbisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Imana ishimwe cyane. Turareba rero ko ukuntu iki Imana yagennye uko umuntu agomba kurangiza urugendo rwe muri iyi si. Twebwe abanyafurika ntabwo ibi bintu byo gutwika abantu tubizi, ndumva tutabizi. Wacu mu Rwanda ntabwo tubikora, n'umuco wa gishitani, n'umuco wa gipagani nk'uko tugiye kubibona. Turabisobanukirwa neza kandi Imana irarushaho kugenda itwigisha. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro ibice 3 umurongo wa 19. Haravuga ukuntu Imana yavumye Adamu na Eva ubwo bari bamaze kurya kuri kiriya giti Imana yababujije, irabavuma. Ku murongo wa 19 haravuga ngo gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka kuko arimo wakuwe, uri umukungugu, mu mukungugu nimo uzasubira. Imana yabwiraga Adamu, imubwira ko ari umukungugu, kandi kubera ko atumviye akaba yemeye kurya ku giti Imana yari yababujije ko azapfa, kandi namara gupfa abizagenda bite? Azasubira mu gitaka, kuko n'umukungugu niho azasubira. Ni ukuvuga ngo azapfa nyine, ajye mu gitaka bamuhambe abore. Ubundi igisobanuro cyo guhambwa, umuntu arabora. Turaza nko kubisanga nanone hano kwa Lazaro, muri Yohana ibice 11 duhereye ku murongo wa mbere kugeza kuri 57. Ntabwo tubisoma byose, ariko ni inkuru ivuga ukuntu Yesu yazuye Lazaro. Ndashaka rero ko twasoma agace gatoya ku murongo wa 17, tugasoma 38, tugasoma 39, tubone ukuntu Lazaro nawe bari bamuhambye. Ku murongo wa 17 baravuga ngo Yesu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro. Yesu yongera gusubiza 38, ngo nyine urumva hanyuzemo ibindi biganiro. Noneho ku mirongo ya 38 haravuga ngo Yesu yongera gusubiza Yesu yongera gusuhuza umutima, agera ku gituro cyari isenga ishyizweho igitare ku munwa. Ku 39 Yesu arababwira ati nimukureho igitare. Noneho Marita ariwe mushiki wa Lazaro, Marita mushiki w'uwapfuye, aramubwira ati databuja none aranuka kuko amaze iminsi 4. Imana ishimwe. Naho ngaho nashaka ko tuganiraho ngo aranuka kubera ko amaze iminsi 4. Yari amaze iminsi 4 Lazaro bamuhambye, yari yanutse, niko Marita yabivugaga. Yari yumvaga ko nyine yatangiye kunuka, kandi natwe niko twabisobanukirwa. Yari ari rero mu gituro bari bamuhambye. Iyi niyo gahunda y'Imana, ubu nibwo bushake bw'Imana. Umuntu napfa bajye bamuhamba, nibamuhamba abore ahinduka igitaka, kuko twakuwe mu gitaka. Kandi bifite inyigisho bishatse kutubwira bene data. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko Satani we rero ntabishaka. Satani yagiye abwira abantu bati mwebwe mwigomeke ku Mana, kuko Satani nicyo cyamumanuye mu ijuru, yarigometse kandi aza no gutuma abantu bigomeka kugira ngo barimbuke. Aravuga ati mwe ntimuzajye mukurikiza bari Imana yavuze, mwe mujye mubatwika. Imana idufashe cyane. Noneho rero ndabingingira,
ndabingingira kuzasoma igitabo cyitwa icy'abakorinto igice abakorinto ba mbere ibice 15 ku murongo wa mbere kugera kuri 58. Pawulo nawe yarahavuze neza ashaka avuga mu byo umuzuko, yaravugaga ati sere wabasomera imirongo mike yara ku mirongo wa 42, 43, 44 nahabasomera. Pawulo yaravuze ngo no kuzuka kw'abapfuye niko kuri, umubiri ubibwa ari uwo kubora, ukazurwa ari uwo kutazabora. 43 ubibwa ufite igisuzuguro, ukazazurwa ufite ubwiza. Ubibwa utagira intege, ukazazurwa ufite imbaraga. Amena. Uwo ni umubiri wacu wapfuye nyine, kuwubiba bakawubiba mu gitaka nkuko tubiba imbuto zose zisanzwe, niko Pawulo ari kubigereranya. Kubiba ibigori birabora byarangiza bikamera. Amena. Kandi uko ikigori ugiteye kimeze siko kizamuka. Tugitera ari ikigori ariko kikazamuka gifite ibibabi tukabona ni ibibabi. Amena, amena. Pawulo yarabisobanuye. Ku murongo wa 44 aravuga ngo ubibwa ari umubiri wakavukire, ukazurwa ari umubiri w'umwuka. Amena. Niba hariho umubiri wakavukire, hariho n'uw'umwuka. Imana ishimwe cyane. Rero Pawulo yavugaga ko umubiri ugomba kubibwa ukajya mu gitaka ukabora. Amena. Yesu ashimwe. Iku niko Imana yabiteganije. Ariko Satani we arabyanga ati ibi siko bishaka, ntimuzaba ariko muzajya mubigenza. Ategeka abantu be kugira ngo bajye batwika imirambo. Aha rero ntaraharenga icyo nshaka kuvuga. Abakirisito ni nahangaha ndi nyine, abakirisito bamwe babigizemo ikibazo baravuga bati oya ntabwo tuzajya dutwika imirambo yacu. Ariko Satani noneho bwa buryarya bwe, kuko Satani ni indyarya. Iyo abantu batabaye maso, Satani arabagiraho indyarya, akaba incakura, akabashukashuka, kuko numushukanyi nkuko yashutse Adamu na Eva, akabashukashuka. N'ubu aracyashukashuka abantu, niwo murimo we. Aragendera akabwira abakristo ati icyo mwitwaza gituma mwanga gutwika imirambo ni igiki? Kubera yuko muri kuvuga ngo muzazuka, muri gutinya rero ko niba batwika mutazazuka, imyizerere yanyu irapfuye. Akaba ariko ababwira, ariko siyo mpamvu. Impamvu turayibona, twanamaze kuyibona. Impamvu nuko nyine nukurwanya Imana, kuko abakristo twizera ko tuzazuka. Ari abatwitswe, ari abajugunywe mu mavuta, ari abajugunywe mu nyanja, ari abariwe n'inyamaswa, uko umuntu yapfa uko ariko kose azazuka. Icyo si ikibazo, tugomba kwamenya tukahasobanukirwa. Azazuka uko yapfa uko ariko kose. Ariko iki kitwa kubatwika, batwitswe nabo bazazuka. Imana ni nyembaraga, Imana yacu irashoboye, Imana yacu ifite ubutware. Oya, ikibazo si ukuzuka, ahubwo ikibazo ni kubera iki babatwika, kubera iki badakurikiza gahunda y'Imana. Naho kuzuka byo nta kibazo tubifiteho, uko umuntu yapfa uko ariko kose azazuka. Ahubwo ikibazo kuki se ahubwo mudakurikiza gahunda y'Imana ngo mubahambe, kuko Imana niko yavuze. Ikibazo ni ukumvira Imana, nta kindi. Ikibazo kiri mwahangaha ni ukumvira Imana, nta kindi. Satani rero we yazanye ikibazo cyo kugira ngo bajye babatwika, kugira ngo barwanye Imana, kuko yamye yarwanya Imana, niko ameze. Imana idufashe itugirire neza. Muri Yobu haravuga ibice 28 ku murongo wa 28 haravuga ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Kubaho Uwiteka nibwo bwenge. Imana ishaka ko tuyubaha, Imana ishaka ko tuba abanyabwenge, ntitugende nk'abatagira ubwenge, kandi ubwenge tubukura mu kubaha Imana. Abangaba mwumva aba bantu mwumva bafite ubwenge? Nta bwenge bafite, kuko nta kubaha Imana kuri mu mitima yabo. Aba bantu batwika abandi bitwa abasatanike, n'abarwanya Imana, nibapinga Kristo. Abangaba n'abanzi b'Uwiteka Imana yo mu ijuru. Niko bimeze. Imana idufashe cyane. Noneho rero twarebera hamwe tuti kuki batwika imirambo, kuki bayitwika? Narabikurikiranye ndabibaza, kuki mutwika abantu banyu? Ni ukubera iki? Ukumva nge harimo nabo nagiye mbaza ntese wowe nupfa urumva bazagutwika cyangwa urumva bazaguhamba? Kuko babyita ngo ni cremation. Bani ijambo rimenyerewe cyane, mugiye namwe mukabikoraho ubushakashatsi, mukabyandika muri za Google, mukandikamo cremation, muzabibona harimo information nyinshi cyane. Ni ibintu rero bifite n'isoko rwose, kandi ababikora barimo bariyongera cyane muri ibi bihugu turimo byo hanze. Mana biteye ubwoba, ahubwo biteye ubwoba. Rero uwo nagiye mbaza barambwiraga bati nta bushobozi mfite bwo kugira ngo bazampambi, bazantwika. Ukumva niko akubwiye pe, kumva ko bazamutwika, yarabyemeye nta kundi. Igituma babatwika cya kabiri rero ni ugukunda impiya. Satani yabibashyizemo,
abaha gukunda impiya, abaha gukunda amafaranga, abaha gukunda ubutunzi, abibateramo bibinjiramo. Icyambere ni ukurwanya Imana. Noneho iyo umuntu yamaze kurwanya Imana n'umutima ubuhuritse, ntushobora no gutekereza nyine ko nta bwenge, niko twamaze kubisoma ko kubaho Imana nibwo bwenge, kuva mu byaha ariko kujijuka, kuko nta gutinya Imana kuba kuri muri bo, nta bwenge nyine baba bafite, umutima wabo ubenze nk'uwahuritse. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ni intumbi ziba zigenda, ariko ari intumbi zarapfuye. Imana idufashe cyane. Timoteyo rero nawe yarabivuze hano ko igice cya mbere murongo wa 6, Timoteyo wa mbere ibice 6 ku murongo wa 10. Haravuga ngo kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Ngo hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera, bihandisha imibabaro myinshi. Bihandisha imibabaro myinshi. Ni ukuvuga ngo bikururira imibabaro myinshi kubwo gukunda impiya, bakava mu byizerwa. Aba bantu rero indi mpamvu ya kabiri ni ugukunda impiya. Ni ugukunda impiya kubera yuko kubatwika nibyo bihendutse. Inaha ngaha muri bihugu guhamba, ugafata umurambo ukawuhamba birahenze cyane. Ariko noneho gutwika nibyo bihendutse. Rero abantu bahisemo kujya babatwika kubera ko ari byo bihendutse. Abakristo bahisemo kujya babatwika, aho niho nshaka kuvuga. Abakristo nabo bahisemo kujya batwika abantu babo kuko ari byo bihendutse. Abakristo bamwe bavuga ngo n'abakristo ariko atari abakristo. Abakristo batakebwe ku mutima. Abakristo batakebwe ku mutima kandi nibo benshi cyane. Abakristo muri iki gihugu ndimo nabo batakebwe ku mutima barabatwika. Nawe akivugira ati bazantwika. Wamubaza se ujya mu rusengero uzimana? Ngo mperuka kujyayo kera cyane. Mperuka kujyayo kera ndi umwana. Mperuka kujyayo kera njyanywe na nyogokuru cyangwa se na sogokuru. Mperuka kujyayo kera njyanywe n'ababyeyi. Ugasanga ibintu aheruka kujyayo kera ariko akavuga ngo ndi iki ngiki. Mbarizwa muri idini riniri. Mbarizwa mu idini riniri. Urijyamo se reka da. Niyo yaba narijyamo ni mu gicuku, niba abandi nyine bagenda bayobowe. Kandi ijambo ry'Imana ratubwira ngo impumyi ziyobora izindi impumyi ngo bose bazagwa mu cyobo kimwe. Niba abandi bayobowe n'impumyi nabo bwabo ni impumyi bakagwa mu rwobo rumwe nk'urunguru. Imana idufashe cyane. Barabatwika rero, ariko cyane cyane abantu batwika abantu nabatarigeze banamenya Imana. N'aya madini n'aya madini y'abasatanike, uyo niwo muco wabo. Niwo muco wabo, niko babigenza, niyo gahunda yabo. Ko twe dufite gahunda yo guhamba abacu tukabashyingura rwose mu cyubahiro, bo bafite umuco wo kubatwika. Imana itugirire neza. Rero tumaze gusobanukirwa no kumenya neza yuko Imana yagennye gahunda yo kujya bahamba umuntu. Icyo cyo turagisobanukiwe. Imana yaremye umuntu iravuga ati wowe ndakuremye, ariko gahunda yawe hano mu isi uko uzayirangiza bitewe no kuri Adamu na kwa kundi yacumuye, ari kuzabaho iteka ryose. Buriya ntabwo twari kuzapfa, ariko kubera icyaha cya Adamu cyazanye urupfu, rugomba kutugeraho nyine n'iryo rembo. Niko n'iryo rembo rizatugeza mu bwami bw'ijoro. Tuzapfa rero twese, ntawe uzabaho iteka ryose kereka Yesu naramuka agarutse tutarapfa. Yesu aramutse agarutse tuzahindurwa. Haleluya! Tuzahindurwa duse na Kristo. Yesu naramuka agarutse tucyambaye umubiri, abazaba bakiriho tuzahindurwa. Nimba nzaba mpari nzahindurwa, niba nzaba ntakiriho nzaba narapfuye, ariko nzazurwa. Imana ishimwe. Ndumva rero aho twahatambuka noneho tukareba nanone abantu batwitswe. Muri Bibiliya naho hari aho batwitse imirambo, barayitaburuye barayitwika imirambo. Ubundi muri Bibiliya aho tubona henshi ntashatse ko tuvugaho ahantu bavuga abantu batwitse, nabagiyaga babatwika kubera igihano, bakabatwika ari bazima. Ni igihano. Abahowe Imana barahari bagiye babatwika kubera kubarenganyiriza guhamya kwabo, kubarenganyiriza gakiza, kubarenganyiriza kubaha Imana, barabatwika ari bazima. Ibyo ntabwo tubivugaho rwose, biranumvikana cyane. Ariko muri Bibiliya hari aho batwitse imirambo. Turabisoma rero mu Bami ba kabiri ibice 23 guhera ku murongo wa mbere kugeza kuri 37. Ariko iyo mirongo muzabisome byose mubisobanukirwe, ariko twe nta mwanya dufite wo kugira ngo dusome iyo mirongo yose. Murumva ko namwe koko ni myinshi, izo nkuru zose ntabwo twazivuga. Ariko mu Bami ba kabiri ibice 23
guhera ku murongo wa mbere kugeza kuri 37. ariko twebwe turasoma imirongo mikeya, turasoma umurongo guhera kuri 15, 16, 17, 18, 19, 20 tugeza aho ngaho. Dufate igihe cyo gusoma ku murongo wa 15. Ni igihe cya Yosiya asohoza ibyahanuwe ku ngoma ya Yerobowamu. Nutwo umutwe w'amagambo uvuga. Yosiya asohoza ibyahanuwe ku ngoma ya Yerobowamu. Ku murongo wa 15. Kandi igicaniro cy'i Beteli n'ingoro ya Yerobowamu mwene Nebati yubatse, ari we woheje Abisirayeli ngo bacumure. Icyo gicaniro n'iyo ngoro arabisenya, atwika iyo ngoro, arabisiribanga biba umuyonga, atwika n'igishushanyo cya Ashera. Ku murongo wa 16. Yosiya agikora ibyo, arakebuka abona ibituro byari ku musozi, yohereza abantu bataburura amagufwa muri ibyo bituro, ayatwikira kuri icyo gicaniro, aracyangiza nk'uko ijambo ry'Uwiteka ryari riri wa muntu w'Imana yari yaravuze. Nk'uko ijambo ry'Uwiteka ryari riri umuntu w'Imana yari yaravuze. Amena. Yosiya aravuga ati, kiriya gishushanyo ndeba ni rwibutso ki? Abanyarurembo baramusubiza bati, ni igituro cy'umuntu w'Imana waturutse i Buyuda, ahanura ku gicaniro cy'i Beteli ibyo ukoze ibyo. Umwami aravuga ati, we ni mumureke, ntihagire umuntu utaburura amagufwa ye. Nuko amagufwa ye bareka n'umuhanuzi wavuye i Samariya. Imana ishimwe cyane. Tubonye ko ahangaha uyu Yosiya yagiye ashenya biriya bicaniro bya Ashera, ataburura na bariya abantu, abatwikira kuri kiriya gicaniro kugira ngo acyangize. Ataburura iriya mirambo arayitwika, ayitwikira ku gicaniro kugira ngo acyangize, nyine akereke ko ari ikizira, akuri ikizira mu bwoko bw'Imana. Noneho ku murongo wa 18 haravuga ngo, nahasomye ahangaha ku murongo wa 18 havuga ko uriya muhanuzi batagomba kumutaburura, bamwihorera. Noneho ku murongo wa 19 ngo, kandi amazu yose y'ingoro zo mu midugudu y'i Samariya abami b'Abayisirayeli bari barubatse, barakaza Uwiteka. Yosiya ayakuraho, ayagenza uko yagenje ay'i Beteli kose, yicira abatambyi bose bo mu ngoro zari zihari ku bicaniro byazo, abitwikiraho amagufwa y'abantu. Birangiye asubira i Yerusalemu. Yararangije umurimo. Urabona, yafasha amagufwa y'abantu ayatwikira kuri ibyo bicaniro. Uyu Yosiya yakoze igikorwa gikomeye cyane, yaciye ikizira muri Isirayeli. Imana ishimwe. Yaciye ikizira, yafashe amagufwa y'abantu arayataburura, arabatwika, abitwikira ku gicaniro cya Ashera, ayatwikira ku gicaniro cy'ibigirwamana, kugira ngo akure ikizira muri Isirayeli. Nahangaha rero naho nashatse ko twusoma kugira ngo tubone ko byigeze no kubaho mu ijambo ry'Imana, byigeze kubaho. Amagufa barayataburura, imirambo barayitaburura, barayitwika. Murabona ko ari ibintu bidasanzwe. Ntabwo ari ibintu bisanzwe, ntabwo ari ukuvuga ngo ni icyubahiro, no, ntabwo ari ukuvuga ngo niko byagombaga kugenda, oya. Ahubwo ni umuvumo uyu mwami Yosiya yakuraga mu gihugu. Ni ukuvuga rero ngo niba batwika abantu, bazanira umuvumo igihugu. Niba habayeho gutwika umuntu, niba habayeho gutwika abantu, ntabwo ari ikintu cyiza. Ntabwo ari ikintu cyiza. Aba bantu Yosiya we yabatwitse akura umuvumo mu gihugu, harimo akora isuku, harimo atwika ibicanira, avana habereka ko ari ikintu kizira. Ni ikintu kizira, gutwika umuntu ni ikintu kizira. Ntabwo ari ibintu byiza. Ariko bo muri ibi bihugu turimo bo babibona nk'aho ari ibintu bisanzwe. Ntabwo ari ikizira kuri bo, ni ibintu bisanzwe. Ni ibintu biteye ubwoba bene data, ni ibintu biteye ubwoba. Naravuze nti ibi bintu ubwo maze kubimenya, nkaba mbisomye, nkaba mbisobanukiwe. Icyatumye mbisobanukirwa, nagize ikibazo kuko numvise ibintu bije mu matwi yanjye ntari narigeze numva. Ngira ikibazo, shaka kumenya no kugira ngo nsobanukirwe.
turabimenye rero, turabisobanukiwe. Ni ibintu by'abasatanike, ni ibintu bibi, ni ibintu Imana idashima, ni ibintu Imana idashaka. Imana iduha umugisha. Icyo nshaka kugushaho rero, ijambo nzanye ni iringiri nanone. Tumaze kumenya ibi, tumaze kumenya ukuri, ijambo nzanye, ndaranguruye yewe Afrika, ndaranguruye, nzanye ubutumwa bw'abanyafrika, nzanye ubutumwa bwa Afrika. Ndashaka kubabwira ngo Satani afite ifuhe rikomeye cyane. Satani afite umujinya n'uburakari. Tuzi neza, birazwi cyane yuko muri Afrika ariho hari abakristo benshi. Muri Afrika hari abakristo benshi bubaha Imana. Niyo mpamvu n'uyu muco w'abadayimoni udahari. Ariko ndashaka kubabwira yuko mu migambi Satani afite, mu migambi devil afite, mu migambi Satani afite, arimwe arashaka kuzana uyu muco muri Afrika. Arimwe arashaka kuzana uyu muco wo gutwika abantu muri Afrika. Arashaka abanyafrika bimura Imana. Kuko abanyafrika dukunda Imana. Abanyafrika umubare munini cyane, muzabirebe muzabimenya, muri Afrika niho hari umubare munini cyane w'abakirisitu ba Kristo. Satani rero arashaka ko iki kintu kiva muri Afrika. Icyo nshaka kuvuga, tube maso. Tube maso, reka mvuge ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Aba basatanike, aba bantu bafite uyu muco wo gutwika abantu, imirambo yabo bamaze kugera mu Rwanda. Barahari. Kandi barimo bariyongera ku bwinshi. Satani yarabazanye, Satani yarahabashize. Barahari banyarwanda, tube maso. Kuko aba bantu deja barahari, already Satani yarabazanye mu Rwanda, barahari. Bafite uyu muco. Satani icyo ashaka kubakoresha ni iki? Nuko bazagenda bagasanga ubuyobozi. Aba bantu barahari kandi bafite amafaranga ndetse menshi. Icyo Satani ashaka kubakoresha nuko bazagenda bakajya mu buyobozi, bakaka uburenganzira bwo kujya batwika imirambo yabo. Bivuze hakiri kare, ndaranguruye, ndavuze banyarwanda, tube maso, dusenge, twamagana aba basatanike, twamagana aba daimoni bari mu bashaka kuza kutuzana mu uyu muco mubi w'abasatanike wa Satani. Tubyamagane, tubyange. Bayobozi bacu, bayoboye igihugu cyacu, rubyiruko rumwe rubyiruka ruzayobora igihugu cyacu. Twamagana uyu muco, tubyange. Ubwo bazaba baje kubisaba, tuzabyange. Ubwo bazaba baje kubisaba, muzabyange. Tuzabyamagane, ni mu byamagane, ni dusenge hakiri kare, ni twiyambaza Imana yo mu ijuru, kuko Imana iri mu ruhande rwacu. Imana iradukunda, Imana idufite umugambi ukomeye. Uyu mugambi w'abadayimoni tuwange, tuwamagane, dusenge rwose, tubisengere hakiri kare, tubyange ntibizagere mu gihugu cyacu. Mu izina rya Yesu Kristo, tubyange. Imana ishimwe. Niryo jambo numva nasozerezaho, nibwo butumwa narinzanye ku banyafrika, isi yose abanyafrika, abumva urimo ndimo mvuga n'abatarwumva mugashobora kuzababwira. Uyu muco tuwange abanyafrika, tuwange. Satani afitiye ishyara Afrika, Satani afitiye ishyara abanyafrika, kandi Imana ifite umugambi mwiza ku banyafrika. Imana ifite gahunda ndende. Imana yavuganye natwe. Afrika Imana irayifite mu bitekerezo byayo, kandi igiye kugirira neza Afrika. Muzabibona, abazaba bakiriho muzabibonesha amaso yanyu. Kandi Imana niko yavuze, kandi Imana ntiyivuguruza. Turabitegereje, hari ibyiza biri imbere, Oh, Imana ishimwe. Reka ndekera ahangaha, dusenga Imana, ibindi nzabivuga. Hari umupango muremure inyuma y'ibi bintu byo gutwika imirambo, tuzabivuga mu kindi kiganiro tuzagirana ubutaha. Reka nsenge. Mwami wacu Yesu, ndagushimye, uri mwiza, urakiranuka, nturobanura ku butoni, uri Imana yacu. Ijambo rye ryaratubwiye ngo byakumarira iki gutunga iby'isi byose uramutse wambuwe ubugingo. Mwami w'abami, abanyafrika dufite mu bitekerezo byawe, uradukunda cyane, urukundo rukomeye. Abatabizi nyine ntibabizi, ariko twe twarabisobanukiwe, turabizi. Nguhaye icyubahiro Mana. Ndagushimye ko uyu muco mubi, iyi gahunda mbi y'abadayimoni, mu izina rya Yesu Kristo ndayanze, ndayirwanije mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu izina rya Yesu, muri Afrika ndayanze, mu izina rya Yesu. Oh, gendera abanyarwanda, gendera abanyafrika bose, isi yose, mu izina rya Yesu. Bamenye, basobanukirwe uyu mugambi mubi wo kurwanya Imana, uyu mugambi mubi wo kudutandukanya n'Imana yacu. Turayanze, turayirwanyije mu izina rya Yesu Kristo. Twuzuza umwuka wera Mana,
mana turushaho kubona ubushake bwawe, twuze umwuka wera, duhe kukwegera, duhe kukumenya, turushaho kumenya ibyo ushima, twanga ibyo wanga mana, turushaho gukunda ibyo ukunda. Urakoze kubyumvise mana, urakoze kugiye kuturengera, urakoze kugiye kuganiriza buri wese mu izina rya Yesu. Arababyumva uyu munsi, arabazabyumva mu gihe kizaza, mu gihe mwami gishyize imbere. Mwami uduhe databuja kukurebaho gusa, tugendere mu bushake bwawe, tugendere mu mbabazi zawe, tugendere muri gahunda yawe mana. Urakoze kubyumvise kandi kuko ubikoze. Nanjye ndagushima ko nshoboje kuvugira ijambo Yesu. Ishimwe ni iryawe, icyubahiro ni icyawe, byose mbigushimiye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen. Zaburi ya mbere.